Mkomele umuntu azindutse yigendera ukaza urimo uramubwira ibyo bigambo kandi nimwe mudutera umwako yitese wese igakubitwe n'inkuba yasamuye abantu ni kimasa ariko se we kuba ufite umunwa kunaniye aho ni amahoro none uwo munwa nigeze nkubwira ngo uwunwaze cyangwa wigeze ubona wikurura hasi ariko siko muri ufite umushi wajya bagutwitse none se warayine kubundi wajushiwe nakubwira neza bikamarira iki hari n'ijana uri bumereze ahubwo nukunangira mu muhanda nigendeye ukambuza n'ibintu naringiye akana gushakiraga karunguka ahubwo mbaza ngo nagaki ari uburyo urumva je wandangira amakazi nkahita nkukubita ibintu byitwince ariko umva ntabwo umva ayo ngayo senkane yo ni wayagura ndangira akazi ahubwo se mvuye mu rugo ndimo nditarasiza nyine muri zikaritsiye gutya kuri muri tarasiza ari mvuye hariya yepfo mbonye akazi nge kananiye cyo kura naza nkajya kuhakwereka ukikorera cyangwa nkakurangira urusimbo 5 kuko ya gatandatu ahubwo tugenda wanyera cyane n'amafaranga nari bitugagenda ifita si ikibuze papa wanjye ntago ndi papa wanjye byibuke ntago ndi go tugenda ariko se ubundi sha buri imbere yuko tugenda kubona kintu mwana wanyira ngo guhahira urashaka zikiki God have mercy on us imba bamahira se ni wobiha akucyona umuruzi akamuyaga gira ketiko aha reka tugende nari basanga wanyu baranagutaye atabindu basha Nizere ko ibyo ndi kuvuga mwabyumvishe buri muntu wese urakazana nibihumbije boss nawe nzi koko nge nica n'amagini nge ndica nkakiza umva ko ari amagini nyine nshatse kubwikigirana n'icyuko ngewe rwose n'ingona nahita nyizana vuba n'amenyo yayo yose nana rimwe rivuyemo kari 39 buryo bwose uranayabaza jewe buryo ndi kukubwira nge nkushyiriraho n'ingero z'ibyo byose nakoze nshatse kukubwira ko n'ingona nahita n'amenyo nawe ese mupampe wanjye ibyo ngibyo urabivugaho iki wowe je bitewe n'ubukene mfite akazi kose wama nagakora kandi ngagakora neza okay hanyuma we wabivugaho iki kinabivugaho iki nta gisimba na kimwe cyananira haba ingona haba inguru zose mbese nagukuriramo amenyo yazo nkayazana ndetse n'akazi na kamwe natakora usibye kwica umurambo kuko uba wapfuye Mukiyemeza gasete nta mabuye bamutakabasha mumbwira nzana ndi mabonze Kijigo soko ibeshemu kanye undeza mu banyarwanda kuvana usibonye akazi nabonye mana ahubwo dore ngahariye dore ngabarana bo barimo baraganira ibintu bijyanye n'akazi ahubwo nk'ubiti ibiceri byanjye nikomereza ibiceri yekananiye rwose se nagutende yarenga yase na mwana oho hinze gendo hasi baryanditse nabyo ngijyane aha nari bizane wasanga nanubona akazi uzanagura kwa ubwo shibarenze yawe uyajyane ayo yose ijana mwa ariko nari ndi kumva undi yari 50 wanari mwana dore nguya boss wawe nyine genda muvuga nyine nge ndije ariko se boss ubundi ubwo buri muntu yatwara nkanganya ni ibihumbi 100 noneho uwayishe neza nkamukubita akabonus k'ibihumbi 5 ibihumbi 100 nanjye ne yari yo wala ukareka buryo kuduka utsugiye ubwo rajya ngo yarye wenyine uziko nabifuza ko ino ndi abyara babiri ntabwo wabizinga yarye wenyine nanjye nahidereye mwabyemeye yego rwose nyuma ya none aha ntawemerewe kuva mu kazi kanjye ubwo se umuntu waba wakanze ni keka wenda ni mana ubundi wowe uri hano ukora iki ahubwo se uri hano ukora iki
zimbabare zawe. Oya, ubundi se kwaje twivangamo uza akazi ari nyabaki? Akazi ndakaye ubwo wawe nari nkako kujya gutunda ibiti ariko nge izo mbaraga ndazifite ubwo mubona gutya nyine ariko imbaraga umva izo ndazifite niyo yaba ari izo gutwara indege birakenera yewe nabyumvisha uri no gufana utazi ikipe yatsinze uri kuvuga uri kurira utazi n'uwapfuye ahubwo banzu baze ngo akazi ni nyabaki ahubwo ubone kugakora uwishimye akazi ni nyabaki se nibwo wibutse kukabaza naka rero mubwire kabwirwe ngurumbe nako mbwira uri ni gute twivangira mu kazi narinzi ko amafaranga ngiye kuyarya ngenyine ese aragabanyuka uharangiza harya buri muntu wese afite yagenewe sibwo nuyica ukananga akazi biragenda oya nari bino se nari ubundi ijana ryawe burifite rata dukomeze boss ubundi karakorwa ngewe ndi hot ubundi subwa ku kazi ngiye nagukananira akazi iyi ndasuze yakora ngikana nakunda kananira Jesus is Lord. ubwo uje kudufobereza abantu udupfobye nawe twagutende uramenye ngereka mubwiye nawe buriya nge uzi ko buriya Vietnam yose nagiye kurwana igihugu nge rero kuza unyikangisha umva rekeraho ni gute sinzi urunyonga nkawe yagiye muri Vietnam kandi tuzi ko hari ingabo zikomeye ubundi se yavanye yiki ubundi wewe waka ntago wakabaye kubuza urwanire mwahereye musakuza ntago muzi yuko amafaranga mwese murabona si ubundi iyi ndasuze ubundi akazura kabashasha wowe uti abanyita ubundi kera banyita ninde urizi ko ari wowe uje utwivanga ariko nyine ubundi gihe banyita umukozi yiji urabona ibi bituza nubwo nabiri arasha ajya ngo wakoreye hehe ngo numve ko akazi kanjye je nakoreye hariya mu Vietnam nubwo nahaje urumva ahandi ariko nari ubundi gihe unyize ntuzana imikino mu kazi kanjye yego sha uramutse unyiciye akazi uri umurambi imbere yanjye uranyumva ni ibihumbi 100 uyizana nko kubita ibihumbi senkani ubwo ni 150 nta mikino muri job ya nari bijya unyizere. A few moments later. ese bujya bwose wahereye karuduhira ukijya mbere ako karima jambo ruhira nago nge nakifuzaga nari bikomeza unciye mu ijambo sha petit ubwo koko na mfite ububasha bwo kunyura mu ijambo nkabibasa umva ibyo ngibyo tubyihorere ahubwo turebe ikijya mbere akazi nukunzanira amenyo y'ingona umutwe w'intare kuko nanjye boss rero umwana we yakoresheje anniversaire abwira papa wati nta kindi ashaka imbere y'uretse amenyo y'ingona n'umutwe w'intare ariko ni plastique utambwira ko ari ibyanyabyo none aba ari ibya plastique boss wanjye akaba yabuze amafaranga yo kubigura zubwize ngo ubona zirava he ahandi zava ni muri pariki kandi haba harinze guhusi mama yari yarabimbwiye ngo nzapfa nyanyutse none birabaye ariko urazi tekinike ya nyuma ni ukwiruka nako yereka nge niviriyemo rwose ureka nge niviriyemo kuri muri tarasiriza ntimukiyemeze gasete nta mabuye niba mutarabikora mumbwire nshaka izindi oya buretse ubundi nabura kukubwira neza ukamarira iki hari n'ijana wari kunsikira